Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana mu ijuru duhana umugisha kandi tugire neza cyane. Tugeze mu gitondo cyo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Dushimye Imana ikomeje kuturinda, dushimye Imana ikomeje kutureba neza, dushimye Imana ikomeje kudushigikira mu byo dukora byose. Aho tujya hose Imana ikomeje kubana natwe. Muri iyi minsi irenga 10 tumaze dutangiye uyu mwaka wa 2025. Rero ni mwise neza Chrysostome mwene so ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ridufasha n'ubundi gusengera umunsi wacu. Tumaze iminsi tuganira ku nkuru z'umugabo witwa Yosefu. Twabanje kuganira kuri Aburahamu, tuva kuri Aburahamu tujya kuri Isaka, tuva kuri Isaka tujya kuri Yakobo, tuvuye kuri Yakobo tujya kuri Yosefu. Abo rero ni abantu twagiye tuvuga kuri bo kugira ngo amagambo twumva kuri bo agire icyo atwigisha, mbese tugire icyo tubigiraho kugira ngo tubashe kumva kugira neza kw'Imana. Kandi turasaba cyane kugira ngo tujye twumva aya makuru tuyoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera aba ari we udukoresha ibyo dukwiriye gukora, ariko twumvishe ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana kuva igice cya 2, turasoma umurongo wa 6. Twagereye ku murongo wa mbere, ariko reka dusome umurongo wa 6, hanyuma ibindi turabivugaho kuko turabizi, turabyumva. Icyangombwa nuko dukuramo isomo ryacu, cyangwa se buri muntu wese agakuramo message yiwe. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5 turavuga ngo agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Imana ishimwe. Ngo apfunduye ngo abona agahinja, ngo akabonye akagira imbabazi, ngo nako karangije kararira. Kamaze kurira ngo aravuga ngo byanze bikunze uyu mwana n'umwana w'Abaheburayo nta kabuza. Haleluya. Ubutabazi bw'Imana buza mu buryo umuntu adatekereza. Imana ishimwe. Ubutabazi bw'Imana buza mu buryo umwana w'umuntu adatekereza. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri reka tuvuge ngo ababyeyi babyaye umugabo witwa Mose akiri umwana mutoya, ibiri tubwira neza yuko yavutse mu gihe kibi cyane. Yavutse mu gihe kibi cyane, mu gihe Abanyegiputa bari gutoteza ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli, mu gihe bakoreshaga imirimo y'agahato. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo hari himye undi Farawo utarigeze umenya Yosefu, utarigeze umenya Yosefu, ngo amenye ibyiza bya Yosefu, ngo amenye uburyo Imana yamukoresheje kugira ngo Egiputa ive mu kaga, ive mu bibazo. Hanyuma rero uyu mugabo ngo aza ari intumwa ya Satani yo kugira ngo arangize ubwoko bw'Abisirayeli, aburangize, amare ku icumu, abica abamareho. Yari yo misiyo yiwe. Ariko Imana lokele bone santo la bagronisha. Imana ntabwo igikangwa n'ibirumbaraye. Imana ntabwo igikangwa n'ibiteye ubwoba. Imana iravuga ngo nubwo bimeze gutyo, hariho natunze inkoni, hariho mfite umugambi udasanzwe, kandi uyu nguyu niwe iherezo uzavana ubwoko bwanjye mu bubata bwa Farawo. Ikintu cyakorwaga muri biriya bihe, icyambere batotezaga ubwoko bwa Isirayeli ku buryo babakoreshaga imirimo y'agahato. Icya kabiri, umwana w'umuhungu wavukaga, hari itegeko ryari ryarahawe ababyaza yuko byanze bikunze akivuka bagomba kumuniga agapfa, ibyo bikarangira bigakurwa. Haleluya. Ariko turiho ku mugambi w'Imana.
reka mbabwire bene data, turiho ku mugambi w'Imana. Ibyaduhize ni byinshi, ibyadushatse ni byinshi, byashaka kudukuraho ni byinshi, ariko turiho ku mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ntacyo twigeze tuba, ntacyo twabaye, ntacyo tuzaba, kuko turi mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Mose rero yari yaravutse mu mugambi w'Imana. Abandi bose barabishe, barabarangiza, ababyaza, cyakora bo ngo banze kumvira itegeko rya Farawo, banga kuryumvira. Ngo ugeze ubwo Farawo waje ngo ariko ko mbona abana bakomeje kugira gute kuba benshi, abana b'abahungu bakomeje kuba benshi mu bwoko bwa Isirayeli, si byo mbategeka murabikora? Ngo batarega ababyeyi b'Abaheburayokazi ni abanyembaraga, iyo tugiye kugira ngo tubagereho bapfe, dukore umurimo wadutumye gukora, dusanga byarangiye bamaze kubikora, kuko itegeko ryari ryo kumuhotora. Umwana akavuka agize gute? Yapfuye. Ariko ngo bababyaza ngo bagize impuhwe, bagize imbabazi, marayika w'Imana yakoreye muri bo, bituma abana ntacyo babatwara, umwana akavuka agakomeza akabaho. Bagira ikibazo, baravuga bati niki tuzakora none ko ibi ngibi ko bitunaniye, tuzabigenza gute? Imana tugire neza cyane. Ibi ngibi twari twaragambiriye biranze, tuzakora iki? Ngo nuko Farawo atanga inama, aravuga ati rero umwana wese mugende mugere mu ngo, muzajye mwebwe mureba impinja zose muzirimbure. Ntabwo noneho ari ngombwa kumwica akivuka, ahubwo n'abamaze amezi runaka mugende mubakureho, n'abandi b'impinja bakivuka mugende mubakure mu bice. Mose rero avuka mu gihe nk'icyo ngicyo. Haleluya. Avuka mu gihe nk'icyo ngicyo. Abana b'abahungu b'Abaheburayo batemerewe kubaho, ntabwo bari babyemerewe kubaho, ntabwo bari bemerewe kubaho. Imana itugire neza cyane. Ariko ngo arangije aravuga ati mu by'ukuri ngo ababyeyi baramwitegereza, ngo basanga n'akana keza cyane, basanga n'umuntu uteye ubwoba. Ariko ibyo ngibyo zari imbaraga z'Imana, wari umwuka w'Imana wari ubariho, yari Imana bagendere ngo uyu mwana ntabwo agomba gupfa, agomba kubaho. Haleluya. Agomba kubaho byanze bikunze, ntacyo azaba. Lekele bone centro. Ayiwe, bashatse kupfa ariko ntabwo uzapfa, bashatse kugira nabi ariko ntabwo wabishoboye, n'uyu munsi baracyabishaka ariko ntabwo bazabigeraho, kuko Imana ikubereye maso. Kola desile bone chantola. Imana mu ijuru ikubereye maso. Ma lekeske le bone santola. Mbese Uwiteka Imana akubereye maso, ninde wagira icyo agutwara? Nawe ntibibaho. Wakana karavuka, umuhungu witwa Mose aravuka, ngo ababyeyi baramureba ngo basanga ni mwiza cyane, bavuga ngo uyu nguyu ntabwo azapfa, ngo baramuhisha, bakagenda bamuhisha mu nzu. Ngo ariko ngo amaze amezi 3 babona ntabwo bakibashije kumuhisha mu nzu, babona ahantu hose bamuhishaga harangiye, byanze bikunze bazamubona kandi bamwice. Ngo baramufata bamubohera akantu kitwa agashishi, akantu kitwa niba nakavuga nk'agaseke, baragapfundikira neza, bagakora mu buryo amazi atabasha kwinjiramo. Barangije nyina afata wa mwana amujyana mu ruzi, ajya kumujugunya mu ruzi. Aragenda amurambika ku nkombe y'uruzi, amurambika aho ngaho. Kelevodre silebreneshani. Ariko nk'umushiki we witwaga Miriyamu, ngo agenda ajya kwicara ahirengeye, ahantu yicaye azamushoboza kureba ikibazo cyose cyaba kuri uriya mwana. Ikibazo cyose cyaba kuri uriya mwana, aravuga ikibazo cyose cyazamubaho, byanze bikunze nzakibona, byanze bikunze nzakimenya, nzagisobanukirwa. Aragenda yicara ahirengeye, areba uwo mwana. Ahari yavugaga ngo wenda n'ingona nimurya nzagende ntanga amakuru, nta kindi kintu. Hariya nta kindi kintu cyagomba gukorwa uretse imbaraga z'Imana. Ubushake bw'Imana bwo bwabasha kurangira.
ntabwo nyina yari afite ubushobozi bwo kurinda uriya mwana. N'uriya mukobwa nubwo yari ari hariya, ariko ntabwo yari afite ubushobozi bwo kumurinda no kumurengera. Icyari kuza cyose ntabwo ari kugira gute, ntabwo ari kukibuza kugira icyo kimutwara, uretse kugenda gusa agatanga raporo akavuga ati umwana byarangiye. Nta bushobozi. Ariko Imana ishimwe, Imana itubereye maso. Haleluya. Imana itubereye maso. Imana yita kuri wowe, Imana yita kuri twebwe. Niyo mpamvu duhura n'intambara, duhura n'ibigeragezo, ntibigire icyo bidutwara. Duca mu bikomeye ariko tugasanga turacyari bazima. Haleluya. Imbaraga zidasanzwe zihata umukobwa wa Farawo kugenda kwiyuhagira mu ruzi rwa Nili. Ngo afata abaja be aramanuka ajya kwiyuhagira mu ruzi. Ngo akigera ku ruzi bishoboka ko atigeze agira gute aniyuhagira. Icyamujyanye ntabwo yigeze agikora. Ngo ahise abona akato kareremba gusa mu rufunzo nkari. Agira amatsiko y'ako kato. Ibyo kwiyuhagira barabihagaritse. Ngo atuma umuje kugenda uzane kariya kato. Ngo akazanye. Ale contadrele sile boneshanye. Ngo aragapfundura. Ngo agapfunduye ngo asangamwo uruhinja rwiza cyane. Ngo asangamo umwana udasanzwe. Ngo amugirire impuhwe. Haleluya. Ngo amugirire impuhwe. Reka nkubwire, ubutabazi bw'Imana burahambaye. Kugira ngo utabarwe, Imana ishobora gukoresha n'uwagombaga kukwica, n'uwagombaga kukurangiza, n'utakwifuriza ibyiza, ariko Imana ikamushyiramo umutima w'impuhwe, kuko ari Imana igira neza. Kandi ari Imana ishobora byose. Ushobora kurengerwa n'uwagombaga kukurangiza, ariko Imana ikamushyiramo umutima wo kukurengera. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro ko ari Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana kwizerwa. Rutabura kwibigenza intwari mu ntambara. Niwe ubasha kugira icyo ukora akakirema kandi agakikomeza. Haleluya. Ngo aragenda ngo abonye ako kana ngo akagirira impuhwe. Ngo aravuga ngo byanze bikunze ngo uyu mwana ni umwana w'umuheburayo. Lokere bone santo lava. Ni umwana w'umuheburayo. Ariko ngo akigenda akimara kumufata, ngo wa mukobwa mushiki witwa Miriyamu ngo abaraje aramubwira ati rero reka ngushakire umubyeyi uzakurerera uyu mwana. Haleluya. Inzira z'Imana. Umwana aratoraguwe. Atoraguwe n'umukobwa wa Farawo. Atoraguwe n'amaboko meza. Ahantu azaba akagira umutekano. Ahantu atabasha kugira icyaba. Ahantu atabasha kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Arangije noneho rero marayika araza. Miriyamu mubara nka marayika w'Imana ukubereye maso umunsi ku wundi. Wa marayika ukurinda ku manywa na nijoro. Wa marayika ugutangira ripoti. Wa marayika ujyana raporo buri munsi by'uburyo wiriweho, by'uburyo wabayeho, by'ibyo wakoze byose. Marayika. Haleluya. Miriyamu nawe araza abwira umukobwa wa Farawo ati reka ngushakire ujya kukurerera. Kumbe wagiye kumushakira ni nyina w'umubyaye. Haleluya. Umva imirimo y'Imana. Nyina wamujugunye ku ruzi. Nyina wari uzi ko atazongera kumubona. Nyina wari wananiwe kumuhisha. Aragenda amushyira amaboko y'Uwiteka Imana atabizi. Ntabwo arazi ko amushyize mu maboko y'Uwiteka. Yazi ko amujugunye ibyo birangiye. Oh le dosile beneshayine. Twavuze ku nkuru za Yosefu. Nkuru za Yosefu, uburyo bene se bamugurishije akajya muri Egiputa, akajya kwa Farawo, bazi ko ibyo birangiye. Kumbe niho ibyo bitangiye. Niho umugisha we utangiye. Lekele bonese. Oh data wera. Umukobwa wa Farawo aramutoragura. Nyina ajya kumurera. Arangije kumurera amugarura kwa Farawo. Abaho yiga amashuri menshi, amashuri y'ubwenge, amashuri ya gisirikari, amashuri y'ubutegetsi, amashuri yose ashoboka y'ubwenge. Ajyanye n'iby'isi arayiga, arakomera, umuntu udasanzwe.
haleluya. Imana ishimwe. Iyo ni imigambi y'Imana. Icyo nshaka kubwira ni uko imigambi y'Imana ari miremire ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeje cyane ku buzima bwawe. Nubwo wibaza ngo byarangiye, nubwo wibaza ngo birakomeye, imbere y'Imana biroroshye. Humura, Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana turagushimiye, turagushimiye kuri kino gitondo cyiza cy'umugisha, kuri itariki ya 11 z'uku kwezi kwa mbere. Reka imbaraga zawe zikomeze kuba kuri twebwe, reka ukomeze kutugira neza, ukomeze kugira neza ubwoko bwawe. Imbaraga zawe Nyagasani Imana zikomeze kugaragara muri twebwe, kandi ukomeze kuganza no gutegeka muri byose, kugira ngo ubuntu bwa imbaraga zawe kuri twebwe Data. Uyu munsi wa none uduhe umugisha udukwiriye, uduhe ibyo watugeneye Nyagasani Imana Data wera, kandi tuzongere guhura mu gitondo cyiza cy'umugisha ku munsi w'ejo, dushima izina ryawe, tubyambaje tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.